muze tutwe twisirindira imwasigaye nimara dutuganira ijambo ry'Imana. Amasaha yanje ndayabonye. Manze mwitonde tubanze pastor banza tange haleluya imwe. Bwana asifiwe. Haleluya. 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 Ay haleluya. Ay haleluya. Ay haleluya. Ay haleluya. Ay haleluya. Kinaniraha Imana iyuizeye byose birashoboka. Kinaniraha Yes. Imana yacu iyuizeye byose birashoboka. Kinaniraha Imana iyuizeye byose birashoboka. Kinaniraha Imana iyuizeye byose birashoboka. Wagiye yute. Maombi ya imani Yesu ni wesira ubugingo kuri budashira.
cyane, Imana ibaho umugisha. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Umusomyi mwiza nadusomere ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 3 urahera ku murongo wa 14 ugeze ku murongo wa 17. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Muheze mwene data hari yase bintu microphone maze adusomere. Amen. 3:14. Yego. Avuga ngo kuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Kuko Mose yamanitse inzoka mu butayu. Niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Kuko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Kugira ngo umwizera wese. Kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Abone guhabwa ubugingo buhoraho. 16. Kuko Imana yakunze abana mwisi cyane. Zatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. 17. Yego. Kuko Imana itatumye umwana wayo mwisi gucira abari mwisi ho iteka. Ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mwisi bakizwe nawe. Amen. Amen. Umuntu watoye ino topic Imana imuhumugisha. Yarangije amakuru yose. Amakuru yarangije. Kandi aho uwo muntu aberera umuhanga iyo adashira mu iriya verse ya 17 nari kumugaya rwose. Bundi hari igihe umuntu asoma ugacikiza. Ugasa n'utarangije neza. Iyo Bibiliya ivuga ngo nuko Dawidi haramuza koze 3 wamaze gukora ibyo Uwiteka ashaka mu gihe cye arasinzira ashigwa kuri ba sekuruza arabora. Iyo urekeye aho ntuburangije icyo yarimo ashaka gusobanura hepfo aravuga ngo ariko uw'Imana yazuye ntarakabora. Bwana sifiwe sana. Kandi ngo mumenye ko ari muri uwo kubabarirwa ibyaha tubwirira abantu tuzatubwirira abantu kubabarirwa ibyaha muri uwo. Ukuburangije. Amen. Cyangwa hari mu Baroma 1:16 bavuga ngo nuko rero ubutumwa bwiza ntibukoze isoni kuko n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Amen. Hepfo aravuga ngo kuko muri bwo. Amen. Harimo gukiranuka kw'Imana guhishurirwa kuzanwa no kwizera gukomezwa nako. Uyu nawe yakoze ikintu cyiza cyane. Nimba ari musaza hari mwagize neza. Kuko Imana itatumye naho niho hari amakuru yose. Amen. Amen. Imana ndi yatumye Yesu kudukondane. Oya. Yaramutumye ntiyamutumye kuducira urubanza cyane. Yatumye Yesu kugira ngo nitwizera Yesu tuzokizwe nawe. Amen. Tuzamutore cya Yesu. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Shimiye Imana kuko Imana yatari nziza. Amen. Kera nari ninjiye mu kinimba kera nari nagiye. Ariko reka dusenga bagiraga dusenga bashimira abantu. Imana ibaho umugisha. Shimiye Angel Voice. Ubundi jewe nzambabwira ko ngera muri Kenya twabanye namwe hano dusengera hano nkameza 7. Jewe ndumu UPCM. Kuri ra musaza pastor yavuze n'ukuri ntiyabeshe. Niyo iyo ngeze muri UPCM zanumva nta kibazo kuko niryo dorero ryanyakiriye ngera muri Kenya. Ndabashimiye babyeyi Imana bahumugisha kandi Imana ibagirire neza. Kandi iyo mutanabikunda ntisinari no kuza. Bari kubazanira mukababwira ngo yaye uyu reka dutumira undi kandi byari gukunda ariko kubera ko namwe mwabikunze Imana ibaho umugisha. Kimbe bano basore bavuye Gidurayi Imana ibaho umugisha. Hari abasore bazabaza gutarama ariko bakica nk'igitaramo nabi ko bona ndi bafata network cyane. Ariko bano bana bafite network yose. Imana ibaho umugisha. Mukomere Imana amashi. Hallelujah. Amen. Bagatinda gufatwa kugira ngo uzo network yabo ifunguke. Mugakorangiza ibinimba ariko nanye mumva gutya mugikubita gwa mbere. Abana basenga uzamubumva neza. Hanyuma rero shimira inshuti zanje na bene data duhuriyemo no kubw'impamvu z'umwanya reka tuganire ijambo ryayo y'Imana. Amen. Sigaye rero tuze gutanga umwanya. Amen.
aya magambo Yesu yarimo yabwira profesa, ntabwo yabwiye umuntu woroshe, yarimo yabwira profesa. Ndababwira aba profesa babiri Yesu yabwiye amakuru yiwe yose arayamara, arayarangiza, ababwira misiyo yamuzanye. Hari undi profesa nawe uri mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 10 n'umurongo wa 25. Amen. Ese ko mudamukiza amen. Amen. O profesa iwe ngo yasanze Yesu ajanwe mugerageza. Niko birizivuga. Ajanwe gusa no kugerageza umwami Yesu. Ngo ashikira mubaza ngo ese mwami Yesu. Ngire nte kugira ngo nzobora gubugingo buhoraho. Yesu aramubwira ngo none se kuri profesa mu mategeko muri duruwa uzusoma iki muri ayo mategeko? Uzubwira abantu iki? Atamategeko aravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubugingo bwawe bwose. Yesu tisa ukoze gutyo, ubikoze kwemerwa bikora gutyo, uzoraga ubugingo buhoraho. Aragenda ngo gere nkari amasimba mukanya Yesu abona wa musore aragarutse ya profesa ati harakantu nje kugusiguza neza, ariko birizivuga ngo yigira shashe. Muzamuri tore cya Yesu, muzamuri muri cyane. Amen. Ame gusa nicyo kandi nta nicyo banafite gusa. Muzamuri tore cya Yesu. Haleluya. Amen. Uwo profesa ngo yigira shasha, agaruka ngo uje gusiguza Yesu kugira ngo amubaze neza ko harakanda tumvise neza. Aramubwira ngo Yesu naje kugira ngo nsobanurire neza mugenzi wanje ninde. Yesu rero aratangira sasa mubwira amakuru yamuzanye. Tuzamutora cya Yesu. Haleluya. 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 Aramubwira ngo mva nkubwire. Hari umuntu waruvuye Yerusalemu agiye ariko gusenga. Ngo agere mu nzira ayo makuru yombi aza niho Yesu yavugiye amakuru yose yamuzanye. Ngo uwo muntu ngo agwa ahura n'ababandi ngo baramukubita hafi gupfa, hafi kumwica. Hanyuma ngo bamusiga aho ngaho ngo barigendera. Mukanya gatoya ngo umurewa araza amategeko. Hapashaka gusobanura ko amategeko atigeze twinjiza mu gakiza, atigeze abasha kudukiza, atigeze tubatura, ahubwo yagumye kutubata cyane. Ariko Paulo yandikiye Abaroma ibice 8 n'umurongo wa mbere aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu tateka bazacibwaho kuko itegeko ry'umuka w'ubugingo ryari muri Yesu yatubatiye ubata bw'icyaha no kugibyaha n'urupfu. Ariko muriko muranumva ko turumva cyane. Ati kandi ibyo amategeko yananiwe gusohoza kuri aya mategeko nayera. Yagira umuntu wese uvuga ngo amategeko ni mabi, oya nayera niyo ya mbere kwera. Ariko icyatunaniye ni kamere yacu yananiwe gusiporute uburemere bw'amategeko, kuko ngo ibyo amategeko yananiwe gusohoza kubw'intege za kamere muntu. Imana yabishoboresheje ubwo yoherezaga Yesu Kristo mu isi. Zamutora cya Yesu. Haleluya. 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 Bwana Yesu atukuze. Hanyuma rero uwo mwigisha amategeko Yesu aramubwira ati hari umuntu waruvuye Yerusalemu arimo aje Yeriko gusenga, ngo agere mu nzira ngo agwa mu gishu cy'abambuzi. Baramufata baramukubita bamusigaho agiye gucikana ngo baragenda. Mukanya umurewi nkoraza ngo amukubise amaso ngo abone eta uwo muntu yari arimo, ngo arakikira ngo aragenda. Mukanya gatoya ngo haza umutambyi yarimo ashaka gusobanura imirimo y'ubutambyi n'amaturo ko bitigeze bishobora gukuraho umuntu ibyaha habe na rimwe.
bijya muzamwirwa muvuga ngo mwirwaga mwiruka nyuma y'inuma ngo kugira ngo ibyaha byanyu biba barigwe. Bwana asifiwe sana. Asifiwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero ngo umuntu wa gatatu araza ngo haza umusamariya ngo wari wuzuye imbabazi, ariko atangiye rero kwivuga rero. Tuzamutura cyane. Haleluya. Haleluya. Umusamariya wari wuzuye imbabazi ngo agere kuri wa muntu wakubiswe iwe, ngo aramufata aramuhagira aramwomora inguma amushyira ku ndogobe yiwe aramuzamukana amugeza muri loge, amusiga muri loge. Abwira nyiri loge aramubwira nkumva ngusigiye umuntu ngaya madenari 2 ngusigiye kugira ngo uzamuvuze, kandi n'amafaranga nashira uzigurize mu bantu, muri returu ningaruka ayo mafaranga nzagira gute nzayishura. Reka mbisobanure mu babuzi bwihuta. Yesu Kristo amaze kudusanga mu byaha yadukuyemo aratuzana, icumbi yadusizemo n'itorero niryo turi mu bunyine niryo cumbi, adusigira mwuka wera kugira ngo agume akora imirimo mu itorero. Ijana riyo zibiri n'isezerano rishya n'isezerano rya kera, kandi Bwana asifiwe sana. Haleluya cyane. Haleluya. Haleluya. ngo nagaruka zamutura cyaye. Asifiwe. Haleluya. Amen. Azakora remise reprise n'umuka wera, azamubwira ngo warakoze. Umuka wera ni uzotanga raporo y'ikanisa, umuka wera ni uzotanga raporo y'itorero, apana wewe. Umuka wera ni wa uri itorero, ni uhari yuhagira, ni wa uri ryamisha, ni wa uri kigaburira, ni umenya gahunda yose y'itorero. Umunsi yose azoza azakora handover n'umuka wera. Zamutura cyaye. Haleluya. Haleluya. Amen. Ati none muri abo kari batatu ninde wagize neza? Umve abayidukundu bari ntagondwa, ananiwa kuvuga ngo ni wa Musamariya, kuko abasamariya n'abayuda hari ukuntu batageze bakundana. Yamavuga ngo ni wa gatatu, ngo wa gatatu ni wagize neza bamubwira. Ndiko birivuga wisome ngo nuwo wa gatatu bamubwira imbabazi. Habe no kuvuga ngo ni wa Musamariya imbabazi. Bwana asifiwe sana. Asifiwe. Yesu aramubwira ngo ugenda nawe, iyo ni ishusho nguhaye nziza, uzukora gutyo utitaye ku muntu wari we, kuko urukundo rw'Imana rwaje utarobanura abantu ku butoni, rwaje urukundo rw'umwimerere rutareba ku nyungu, rutareba ku kintu icyo ari cyo cyose. Urukundo rw'Imana n'impano twahawe yavuye mu ijuru. Ijambo ryavuze ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. Haleluya. Zamutora cyane. Asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Amen. Kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngo kandi nguko Imana itatumye umwana wayo aho hantu ko ndahagera nkishima cyane. Haleluya. Kuduciraho iteka. Aya Imana ntiyatumye Yesu kuduciraho iteka, ahubwo Imana yaramutumye kugira ngo niwizera uwo Yesu ukizwe nawe. Haleluya. Zamutora cya Yesu kandi. Asifiwe. Haleluya. 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 Nyuma yo gupfa warongeye urazuka, ntiwazuka n'izigo, uzuka n'imbabazi. Kwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanje humura. Nyuma yo gupfa warongeye urasuka, ntiwazuka n'izigo, uzuka n'imbabazi. Kwitegereze icwa n'isoni z'ibyo nakoze, urambwira uti nshuti yanjye humura. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Uyu profesa nawe Nikodemu tuvuye gusoma, yumvise Yesu abwiriza
akora kuri topic yo kuvuka kwa kabiri. Arareba ati ningenda kumanywa n'umutegeka mukuru mu Bayuda biraba bigiye kumpara bishiza reputation kubera ko Yesu tibumvikanaga n'abafarisayo kandi Nikodemo yari umufarisayo. Reka ndindi joro icya kabiri kuvuga ngo nje umuntu wize professor namangenda sanguriya muntu tutazi neza ko yize biography yiwe ntizigaragaza aho yigiye. Burya abantu bize bagira confidence. Niyo mpamvu mugomba kwiga abana. Nutiga uzoba mu buzima tuzogira confidence mu buzima. Mugomba kwiga mwege mukiri batoya mwige kugira ngo muzamuvuga ibintu mwize. No ariko nabona umutarize ahora na confidence igihe umaye microphone ngo avuge nanone uzubona afite nk'ubwoba ko kwitinya ariko umuntu wize ariho ubukobwa bumwe hano bukiri muri CBC kera butangiye gupatana butangiye mwanze mwitone mwanze mwiki nk'umuntu ukiri muri CBC uko yotera abantu ubwoba umurebe nanga umuntu ukiri muri CBC ubwo utumwa ngo bagende ngo bashangire imifuko udufuko noneho bari mu gutuma utuntu tumwe si ibintu noneho kuwa muntu mubanze mwige nimumara kwiga muzova ngo abantu bakomeye bitangaza muri isi. Reka muzamuti bare cya Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siko anze mwige nubwo bimeze uke mwige ariko rero Nikodemo we yari yabaye convince ngo agere kuri Yesu yamamubwira ngo mwigisha umva ukuntu we atandukanye n'ujya mufarisayo wundi yamamubwira ngo mwigisha icyo nzi neza inzi ko wavuye ku Mana ayo ngayo incontestable ni ibingibi ni bidasubirwaho ndabizi neza ko wavuye ku Mana zamurite barataye. Hallelujah. Ndabizi neza ko wavuye ku Mana kuko ndabubasha gukora ibimenyetso n'ibitangazo uzukora atari kumwe n'Imana. Yesu sasa ngiye kuguha matiere ngiye kugukubita mu buzima sasa zamurite barataye. Hallelujah. Yesu tumva kubwire papa kandi iyo bagagiye kuvuga ijambo rikomeye Yesu uzosome mu butumwa ukumva aravuze ngo n'ukuri abagiye kubomba uzosome ubutumwa bwiza aza ijambo rizarigenda rigaruka kenshi yagiye kuvuga Yesu yagiye gufata ijambo azavuga ngo n'ukuri nimba mubisoma ki iyo bagagiye uye wumvisha yaravuze ngo n'ukuri sari umuntu wese agira expression akoresha cyane izikunda kumuza mu mbere ariko Yesu iyo bagagiye kuvuga yakazavuga ngo n'ukuri ngo ndakubwiye neza yuko tuzamurite bare cya Yesu. Asifiwe. Ngo n'ukuri ngo ndakubwiye neza yuko nutabyagwa ugwa kabiri tuzabona ubwami bw'Imana. Hallelujah. Nikodemo tese ibi kandi bije ibi bintu wayivuga bije muri mzararimbye munishi aravuga ngo kwa mambo ya elimu ngo Yesu ni mwenyewe ngo shahada zake zote ngo alizaliwa nazo ngo wasomi siku zote walibabaika ngo hekima ya Mwokozi iliwatoa jasho. Profesora zose ziwe ivyete ziwe byose yavukanye nawe umunsi mwe bamuzaniye umwana wavuse ari inkumi bamamubwira ngo uyu muntu yakoze cyaha nimba atari uyu cyangwa aba professor bakomeye bagezama bikokinga n'amakanzu ari abanyesuku cyane n'amategeko baragize gutya baragize hara tuzi ko uyu mwana yakoze cyaha kandi nimba atari uyu mwana ushobora kuba ari nyina kandi nimba atari nyina ni papa wiwe. Yesu tese ninde wababwiye gutyo hoyaye uyu mwana ntacyaha yakoze habe na se na nyina ntacyaha bakoze gusa uyu mwana yabereye gutya kugira ngo imbaraga z'Imana zerekane ibe muri we zamutibara cya Yesu. Hallelujah. Ati kandi mwumve mbabwire kiri mu isi ndumucyo w'isi nije ungiri mu isi muri mzaravuga ngo akarimbo ndi mugukunda fande nibakwizisha nuriya musore mufite umucyo mushiwa muriki ubugingo bwanje ankoze wese
mera ko ndahinduka nanjye nsibera mu mahema yiwe zamutegereza sinzarambirwa. Amen. Umucyo mwinshi wamurikiye ubugingo bwanjye ngo nkoreho gutya numva ndahindutse akora ku Imana mwisho. Ara kandi muri mukuririmba akavuga ngo hari abumvise uko wari wavutse ngo batinyishwa muri urwo ruhinja ngo ntibamenya ko ari Kristo wavutse kandi ngo Mese yatuzaniye ubutabazi ari utuzaniye ubugingo niwe distributeur w'ubugingo kuko biravuga ari mu Korinto ngo Adamu wa mbere we yari umwuka gusa utanga ubugingo yari ubugingo buzima ayiwe gusa yari umuntu waremwe ubugingo buzima ariko tipe we ngo ase Adamu wa kabiri tubenka bamuzamura cyubahiro. Haleluya, Amen. ngo azawe ari umwuka ushobora gufurunira abandi bantu ubugingo utanga ubugingo. Mutanga bugingo we nyiri ubutungane Nyir'imbabazi n'ubuntu mbega kunagira neza vuza mazina namwita. Haleluya. Amen. Adamu wa kabiri yaje atandukanye na Adamu wa mbere yari afite ubugingo afite n'umwuka wo gutanga ubugingo ko Bibiliya yavuze ngo umwizera wese agomba guhabwa ubwo bugingo kandi ubwo bugingo ngo nta bundi ngo n'umuti. Nikodemu se kuravuga amakuru yo kuvuga ubwa kabiri kurabona ko no yashobora Yesu tayayumva kubwire ikizagwa n'umwuka sha ikizagwa n'umubiri wowe ndukazubya amakonfuzi yanyuzuye Nikodemu ari wewe yagazanta mubwira atese ko mbanga ubwira amagambo yoroshe hano ku isi kumba ndi wawe tubara muri jambo nokora kuye mu ijuru kandi wewe uri professor no kubwira novuga kabiri gusaye mu ijuru wo shahe wewe Nikodemu ko ubura kwiga ko ndakubwira amagambo yoroshe hano ku isi. Nikodemu tiyewe uko nguko hayibona sinobasha gusubira mu nda ya mama nicyo kibazo mfite nicyo kibazo nagize kurabona ngo nosubira mu nda ya mama nkavuka umugabo ni kukwanje atoyaye umuyaga yuhuha tuzubumva Nikodemu tinza nkumva uzubona ibara ryawo atoyaye sinza mbona ibara ryawo ubuza uvuye naho ubwiye atoyaye uko ni kubavusi kwa kabiri ari muri twe arasa natwe tuwo mumenye. Mwararimbye muravuga ngo ariko muri mukuririmba turirimbo twiza ngo ntabagituye mu ihema ngo uyibera muri twe munsi kundi turagana uyu munsi niyo turi kumwe. ntabagituye mu ihema ubu nyine ari muri twe abana yaranditse abana wa kabiri ibice 5:12 ufite ngo uwo mwana afite package y'ubugingo ufite gusa uwo mwana gusa ufite uwo mwana ufite ubugingo bora kandi ngo udafite uwo mwana Bibiliya yaradetermine yaravuze ibintu byose udafite uwo ukabona muri wowe ntufite uwo mwana nukuri ngo nta bugingo ufite. Kera ngo bamaze gucirwaho iteka ngo kandi ngo gucirwaho iteka ngo nta kundi ngo gucirwaho iteka ngo nuko umuco waje mu mwijima kwari ku mwijima ntiwamenya amakuru y'uko umuco waje nayo makuru. Amen. Mwikirize Hallelujah. tuye kubyina ikinimba nitumara dusuye tubwirize minota yanjye ndayigira neza nitumara kandi mbizo by'amateraniro y'inani kuzana bose tubyina ikinimba ubu nyine ko nta kibazo dufite abashitwe mudamusubiza mufite kibazo muragwaye none ko bisubiye gaho
wamenye ngo bisubiye mbego kundagira neza Musa mazina namwita. Amen. abashitsi gusa nibo turi kumwe mbego kundagira neza Musa. haleluya Amen. bwana sifiwe sana urkwimana mu aramubwira ngo mva nkubwire Nikodemo wowe nkubwire amakuru kuko Mose yamanise ayo makuru ntuyazi Nikodemo yarayaza ayo makuru kuko bari abantu bari barize ibitabo bitanu bya Musa umuntu kuvuga ngo umufariziye umufarisayo wagomeze kuba warize ibitabo bitanu ayo makuru bari bayazi ko un certain moment Mose yigeze kumandika inzoka mu butayu nasa kugira ngo numve neza reka nkubwire a partir y'ibintu uzi nta makuru uzi ko Mose bavuye mu Isiraheli bageze mu butayu yigeze kumanika inzoka ati yayoga uvuze gutyo tayari uzo urandowe amakuru yoyo ndayazi aho ni ku mwana w'umuntu hari 14 tuve gusoma araya ari bumanika ukugira ngo umwizera wese umwana w'umuntu se nkindi abarahurutse ku 16 ati nguko Imana yakunze none reka nkubwire wazi none nagiye kenje ngiye kukubwira none ngurukire nama nkubwira amakuru yose kuko Imana yakunze bari mwisi cyane uzatwitanga umwana wawe kinege ngo kugira ngo umwizera wese ngo atarimbuka ngo ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho kandi uva nkubwire uyu mwana yatumye ntiyamutumye kugira ngo akire abantu aho no hari amakuru yose ndashaka ngo muhumve mukaza mugenda muri Yesu ngo mugenda nakoba hari umusore twataramenye ejo bundi twakumwe n'abafande nawe avuga akajambo keza ngo bari mu gutangazwa n'abantu umuntu kuza mu butanga gusengera Imana kugira ngo Imana ngizamuhe uherezo giza akamagira nkinga gose ngo asongera Imana ngizomuherezo giza uri muri Kristo Yesu waramwizeye wareka kugira iherezo giza tibishoboka umva mbabwire nimba warize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe ukabyemeza umutima wawe ukazugenda uzi koko ibyo ngibyo ko Yesu Kristo yaje kubwawe kubwira ukuri kw'Imana yemwe herezo giza waramaze kuribona nico gituma kenshi tukiba nigeze kuba mu nkambi hari mu nkambi za Nakivara umuntu yapfa bakamabazana igitabo naratangaye ngo akamamba ridinete uyu muntu yari umukiranutsi guce cy'icumi ukwezi kwa mbere hari uwo bavuze yapfuye nko mu kwezi kwa 12 ngo uku kwezi yagwayemo ngo niko kwezi gusa konyine ngo atatanze icyacu pour dire que icyacu miciwe nicyo cyamujamuye kiramwinshiza kuki sinaje kwigisha ko icyacu mari kibi oya ariko kandi kwizera niko kuzakugeza mu bwami bw'umwijuru muzamwiruka kubaza gusa yarize uwizera umwana w'Imana asaba witeka yose nawe yaba yarapfuye asongerabeho haleluya amen ngo uyu mugore ngo yatanze bacumi kuba mu kwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu mu kwezi yagwayemo gusa ngo niko yashatse ngo niko atatanze mu cyacumi ngo ariko ibindi byose barakiranutse nk'Imana oya muzamubaza ngo yari yarizeye kuko uwizeye automatikema aba amaze kubona ubugingo haleluya ibi mvuze simpangwanya igiti oya muzamumva ibintu neza muzamutanga icyacu ariko kandi cyo tubwira abantu ko kwizera ariko utanga ubugingo amen ubugingo uko bumeze nuko iyo uhese igikapu ugiye nko mu Rwanda cyangwa i Kampala ugahe igikapu
kiba kirimo imyenda, ibitabo, amagenda, ibindi byose uzindukana, sibyo? Uzubihe kandi mu mugongo, ukagenda wagera kuri boda, ugafata passport yawe ukayishyira hano mu mufuko w'imbere. Niki bakubaza cyambere kugira ngo bakwemerere kwinjira? Baza bakubaza imizigo. Tutatuvugisha ukuri uko unguguga ame bo shika kama kubaza ngo zandika. La première des choses bakubaza passport yawe, sibyo? Ukagira gutya passport yawe ukayemeza, ukayitanga. Bamara ugakora hariya gutya kugira ngo barebe ko mucyuma ya ti. Kwambuka. Bamara kwambuka bakabona kukubaza ngo umaze kwinjira, fundura igigapo cyawe. Imirimo ni igigapo, ariko passport nagakiza, kandi agakiza nuko wizera ukagahabwa. Ariko imirimo si izobazwa bwa mbere, si izotuma winjira mu ijuru. Uzobazwa passport yawe ko wizeye Umwana w'Imana. Numara kwinjira imirimo uzohemberwa. Niko hajya Paulo yandikiye abakorinto ngo bamwe bazaba nta magrade, kuko bamwe ngo bazaba bari kugucyo ntana mpi kuko imishimo ntiyabivuze se. Bamwe ngo bazabona ingororano, abandi nta ngororano. Niko umusaza ruhara yaravuze ngo ahubwo data ngo akuvanga umuntu aburi ngo akuvanga umuntu ashe, ugapfa kuba mu njira ko nta ngororano. Niko yatubwiye ejo, niko yatubwiye ngo none akuvanga umuntu ashe, ngo ntiyopfa kuba mu njira nta ngororano. Yakoze akantu kagutya ngo nuko intebe y'Imana ngo imeze, ngo bamwe abazobona ingororano ngo bazicara ngaha gutya kaha imbere yaje, abandi za kabiri, abandi warabaza bari ngaha, abandi bari Lubumbashi. Bariko nta kibazo ngo ufe kuba byiza gusa ngo tufe kuba turi mu ijuru nayo by'ingororano. Wakuvanga umuntu ashe, ucyoza suko umuntu yabone agapfa kuba mu ijuru ko nta ngororano. Ariko imirimo uzayihemberwa nugera mu rwambi rwo mu ijuru. Ariko kizakugeza mu ijuru si imirimo, kizakugeza mu ijuru no kwizera Umwami Yesu. Tuzamutoro cya Yesu. Haleluya, haleluya. Kandi uko nukuri ku ijambo ry'Imana, nta na politike mpayenza gukinamo no kugira ngo uko nukuri ku ijambo ry'Imana rifu. Nutayikora ni ku nyungu zawe, birakureba. Ariko ikintu kiruta ibindi bintu byose no kwizera w'Imana yatumye. Haleluya. Ati kandi Imana ntiyatumye Umwana wayo kugira ngo aza kuduciraho iteka, aze kudukondane. Oya, yaraje gusa kugira ngo nitumwizera gusa, nitubona turamwizeye dukizwe nawe. Bwana sifiwe sana. Yohana yabibonye neza umunsi Yesu aza, igice cya 5 uzayishyura Yohana. Aravuga ngo ngiye kubona ngo mbona ngo mu ijuru ngo yicaye kuri ya ntebe, ngo ifashe igitabo mu kuboko kw'iburyo, ngo gifatanyije ibimenyetso 7 ngo by'ubushishi. Ngo ngiye kubona ngo mbona marayika ukomeye uko baririza mu ijuru, abaza ku isi, abaza munsi y'isi, ngo se ninde ukwiriye gutambuka agafata kiriya gitabo akagikura mu maboko yicaye kuri ya ntebe, akakibumbura, akamenagura biriya bimenyetso 7 by'ubushishi bifatanyije. Abantu ngo mu ijuru habura numwe, munsi hano mu isi habura numwe, munsi y'isi mu kuzimu habura numwe. Igicyantangaje ko biriya yavuze ngo habe no kukireba, habura n'umuntu, ahubwo byibuze uwo kubura n'amaso ngo arebe cya gitabo. Yohana ngabibona atangira kurira, ngo ararira. Wagera aho ngaho ngo mbona ko umusaza muri wasaza 24 ngo mukora ngo mva Yohana wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cya Dawidi, aranesheje ngo abumbure kiriya gitabo, amenagura ibimenyetso 7 bigifatanyije n'ubushishi. Wahindukira cyabona Umwana w'Intama, kandi ngo Umwana w'Intama usanga n'uwatangwe kera. Babona ko atambuka n'amafiyeri menshi na confidence, ngo ashike bangufata icyo gitabo sebe, ngo abona ko afata igitabo urye, ngo agikura amaboko yicaye kuri ya ntebe, ngo agikure mu maboko yicaye kuri ya ntebe. Abakerubi, abaserafi, abasaza 24,
itsinda ry'abamarayika batabarika bose ngo bikubita icyarimwe ngo batangira kumurama ngo baramubwira ngo ni wewe haleluya Hallelujah. ngo ni wowe ukwiriye gusa wenyine kubumbura gufata kino gitabo ufite ni wowe ufite competence yo kwikura amaboko yicaye kuri ya ntebe wakibumbura ukamenya ibimenyetso birimo kuko ngo wewe watambwe kera ugacungurira Imana abo mu miryango yose mu ndimi zose mu mahanga yose ukabacungurira Imana ukabagira abami n'abatambyi mu bwami bw'Imana. Muririmbyi yararimbye ngo abumva ndirimba buri munsi ngo barushe barabaseye ngo barambaza ngo ese gituma uzusubira mu magambo niki ese wowe igorigota ku musaraba iyo ndirimbo yonyine ugira igihe ugiye kuvuga wewe iyo ndirimbo uzuvuga nta kindi kigomba kuvugwa hano usibye igorigota ku musaraba kuko uhagusana ukavuga abarozi uyu wawe wamamaza abarozi iyo wavuga imbaraga ngo abarozi ngo nigeze kugira ngo ahantu maze ngo baramfata baranka uhavuga ibiki hano hagomba kuvuga imbaraga zahinduye abantu zikatugira abantu b'Imana nizo kaza mutwara umwanya muvuga abarozi n'ubuhamya bwanyu bw'amafuti bwo mu mutemwanyaje bwanyu bupfuye muzamuhagarara muvuge Yesu Kristo waje mu isi akaduhindurira Imana kuba abatambyi n'abami n'ibikomangoma byo biraruta tuzamutubara cya Yesu haleluya Hallelujah. ubambaza impamvu usubira mu magambo ndababwira ngo nta makuru umunsi igorigota ku musaraba se nigute niyo ndirimbo ese ngo niyo ndirimbo yonyine ugira unaye ndabasubiza ngo ntabwo ari kubura amagambo nta nubwo ari kubura injana ahubwo igorigota ku musaraba ngo niho byuzuye niho hakomoka izuzuye umutima. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Uwizeye umwana w'Imana azakizwa. Uwizeye umwana w'Imana afite ubugingo. Uwizeye umwana w'Imana azabona yahindutse umwana w'Imana. Yohana yaravuze, aravuga Yohana wa mbere bice bitatu, aravuga ngo nimwumve urukundo rw'Imana data yo twese wadukunze ngo byatumye iduhindura abana b'Imana kandi ngo uko ndiko turi aho hantu muza busoma neza je ngendera ngo nsome ibintu nsubiremo usoma utambuka Bibiliya si igitabo cyo gusoma utambuka uzusoma usubire kandi usome nta kibazo ngo kandi ngo uko ndiko turi ngo bakunda ngo turi abana b'Imana wari kuko tuzasa ngo ndi kurerekana wako icyo nzi neza nje makuru mfite nuko niyerekana tuzasa nawe ko tuzamureba hariya yasomye mu Efeso igice cya mbere n'umurongo wa 5 aravuga ngo kuko yagambiriye kubw'urukundo rwayo rwinshi ko duhinduka abana bayo tubeshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ububasha bwayo kugira ngo ubuntu bwayo bushimwe butagira akagero. Imana yagambiriye kuva kera, tekereza ko twabaye umugambi w'Imana kuva kera ko duhinduka abana b'Imana. Ntabwo ari ibintu by'impanuka, ntabwo ari ibintu byaje kubera kuko byari mu mugambi w'Imana kuva kera zitarabaho ko tuzohinduka abana b'Imana. None turabana b'Imana. Turabana basirine nere nabigambire kuva kera. Ni projet y'Imana kuva kera. Nimba uzuzara umwana abantu bishoboye gapana twebwe. Abantu bishoboye uzuzara umwana kubera ukunda umwana batangira kumubikira amafaranga kuri konte kugira ngo umwana ntakavivote mu buzima bwiwe. Umwana akaza kurangiza university afite amamiliyoni kuri konti. Niki gituma Imana itabigambire kuva kera? Mu wari umugambi w'Imana, twisanze mu mugambi w'Imana guhinduka abana b'Imana. Ntago bije kubera ko tugeze muri Kenya. Guhinduka abana b'Imana byaje kubera ko byari mu mugambi, yari projet à long terme y'Imana kuva isitarare Imana ibishiraho kugira ngo tuzohinduka abana b'Imana. Imana